Shalom, turakuraritse kandi ku isengesho ribohora official. Karibu tuganire ijambo ry'Imana, dufate umwanya wo gusenga. Uwiteka akugirire neza. Tuje rero mu ijambo, hari ijambo twari twacikirijemo kabiri, ijambo ndetse n'isengesho rijyanye no guhanagura imbaraga z'imivumo. Uyu munsi rero tugiye kuganira turebe umuvumo wo kudahirwa. Umuvumo wo kudahirwa bisobanura ngo icyorezo cyose kigukumbire bitewe n'imbaraga z'umuvumo. Ushobora gukora ibintu buri kimwe cyose mu gihe kikanga, atari ukubera ibyaha wakoze, atari ukubera ibyaha by'umuryango wawe, cyangwa se atari ukubera n'ikindi kintu cyose waba warakoze cyakoze umuvumo, wenda ari umuvumo w'umurozi, ari umuvumo w'umwanzi, ari umuvumo ugenda utabizi utuma ibyo ukora byose bitemera. Ubwo rero tutaza gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko twinjira muri uyu mwuka yo gusenga ndetse no gusoma ijambo ry'Imana, reka duhamagare umwuka w'Imana azabane natwe. Umwuka w'Imana abane nawe aho uri, kugira ngo ubashe kumva no gusobanukirwa icyo umwuka wera yigisha ubuzima bwawe n'imibereho yawe, ndetse nanjye ubwanjye ugiye kuganira nawe. Mpamagare umwuka w'Imana kugira ngo ntabe ari ubwenge bwanjye busanzwe, ahubwo ubwenge bw'Imana n'imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana ari byo bivugana n'ubuzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe, tuje kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe riranduta, ryabayeho ntarabaho, yemwe ni naryo rimbeshejeho, ni naryo ryambeshejeho, ni ryo ribeshejeho ibiriho, ibigaragara n'ibitagaragara. Aka kanya Uwiteka ndasaba kugira ngo umwuka wera n'imbaraga zawe n'ubumana bwawe bingote katika jina la Yesu Kristo. Aha nicaye aha ngaho ndi, mu izina rya Yesu Kristo ndaritse abamarayika kungota mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nanjye ubwanjye ndatura ngo mpinduke ibirimi by'umuriro, mpinduka akanwa kawe kwa jina la Yesu. Waravuze ngo nimpana ibigambo bishimwa nzahinduka nk'akanwa kawe, kuko navanye ibigambo bishimwa, reka mpinduka akanwa kawe kwa jina la Yesu, kugira ngo uvugane n'abantu bose baza hano ku isengesho ribohora official. Kandi hano mwami, kuri iri sengesho ribohora official mwami, kuri iki gicaniro, biciye mu ijambo ryawe ubohore benshi, biciye mwami mu isengesho ukize benshi, kuko ubereyeho gukiza ukwizera wese. Ngaho mwami, kirisha abantu bawe ijambo ryawe, kirisha abantu bawe isengesho turi gusenge. Urakoze rero mwami, na Yesu Kristo ntabari njye, ahubwo mpinduka akanwa kawe, ufungura amatwi yanjye kugira ngo akoreshwe nawe, ururimi rwanjye rukoreshwe nawe, umutima wanjye n'ubwenge bikoreshwe nawe, kugira ngo uhaze kandi wubake buri wese uje hano ku isengesho ribohora official. Urakoze kuri Imana mva gusenga, byose bikushaka no gushima mu izina rya Yesu, amina. Aho duherukira kuvuga ku mbaraga z'umuvumo, twabonye ukuntu umuvumo ushobora kuhagarara ahantu mu kirere ugategereza nyir'ubwite warekuweho. Tubona ukuntu Joshua yarekuye umuvumo akawurekurira i Yeriko, akavuga ngo uzubaka inkike z'i Yeriko azapfushe umwana w'imfura, ndetse akongera akavuga yuko ngo uzagerageza kubaka ibikingi bya Yeriko uwo ngo azapfusha umuhererezi. Twabonye rero kuva guhereye igihe Joshua yarekuye iryo jambo, haciyemo hafi ibisekuru bigera muri bine, ibinyesekuru bigera muri bine, cyangwa se ibinyejana 4 cyangwa 5, hagati ya 4 cyangwa 5, ibinyejana bigera muri 4 cyangwa 5. Waje rero muri icyo kinyejana cya 5 uhere kuva ku gihe cya Joshua, akoze ibyo ngibyo, uwo muvumo uramufata, apfusha umwana w'imfura, apfusha n'iki n'umuhererezi. Tuza kubona rero yuko umuvumo ushobora kugukuraho abantu, ukagutwara abantu, ukagutwara abavandimwe, ukagukuraho ibintu. Umuvumo ni gukora, ushobora kugukuraho ibintu. Imbaraga z'umuvumo nuko zikora, iyo zirekuye zikarekurirwa ku buzima bw'umuntu, zikarekurirwa ku mibereho y'umuntu, zo zikomeza guhagarara aho ngaho kugeza igihe zigwiririye nyir'ubwite. Ubwo rero sasa twasenze isengesho ndumva icyo gihe twarasenze isengesho rigufi. Uyu munsi turaza gusenga isengesho ryagutse, ariko tuje kuganira ku muvumo ushobora gutuma umuntu adahirwa. Ikibazo ugasanga si umurozi ubakuroze, ikibazo ugasanga
si uko udafite ubwenge, si uko utazi gukora, si uko udashyiramo ishyaka, si uko udashyiramo umurava mu byo ukora, ahubwo wararekuweho umuvumo. Ushobora kurekuraho umuvumo wo kudahirwa mu kintu icyo ari cyo cyose. Ubwo rero tuje gusenga duhanagura imbaraga y'umuvumo ituma abantu badahirwa mu byo bakora. Reka rero tubanze twinjire mu ijambo ry'Imana turebe uwo muvumo kudahirwa uca hehe, unyura hehe, urekurwa ku buzima bw'abantu gute. Icyo nicyo tugiye kureba. Umuvumo wo gutahirwa mu byo ukora byose ukorwa gute, woherwa umuntu gute, bica mu zihe nzira kugira ngo umuvumo wo kudahirwa mu byo umuntu akora umubeho. Tugiye kureba rero, turaza kureba mu bice bitatu. Imana ubwayo ishobora kuvuma umuntu ikamurekuraho umuvumo wo kudahirwa mu byo akora. Abakozi b'Imana bashobora kurekuraho umuvumo umuntu nk'uwo nguwo. Abarozi nabo bashobora kurekuraho umuvumo umuntu nk'uwo nguwo. Ikindi kandi umubyeyi wawe wakubyaye cyangwa se umuntu mukuru wese ukuruta mu myaka ashobora kukurekuraho umuvumo nk'uwo nguwo. Umurozi nanone ashobora kukurekuraho umuvumo nk'uwo nguwo. Ubundi mu mwuka hari abantu bashobora kurekura umuvumo bigakunda kandi uwo muvumo ugafata ku muntu. Icya mbere mu mwuka, umuntu wese ukuruta mu myaka y'ubukuru, akaba ari umukuru, ari umuntu ugukuriye ukuruta mu myaka cyane, yakurekuraho umuvumo ugafata. Icya kabiri, umuntu wese tuvuge urugero, iyo tuvuga umuntu ukuruta wese mu myaka yakuvuma bigakunda igihe wamukoreye amakosa cyangwa se igihe uwo muvumo ufite impamvu, yakuvuma bigakunda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umubyeyi wawe yakuvuma bigakunda igihe cyose yagize gute, wamukoreye amakosa ukababaza umutima we. Umubyeyi wakubyaye yakuvuma bigakunda. Umukozi w'Imana wese wakorera amakosa ukababaza umutima we akakurekuraho umuvumo, uwo muvumo ukaba ufite impamvu, uragufata bigakunda. Nanone umurozi, kuko aba ari mu nzego za kirozi, ari nk'umuyobozi mu buryo bwa Satani, ari umuyobozi mu butware bwa Satani, ari umuntu mukuru ikuzimu mu bwami bwa Satani, mu bwami bw'umwijima, ashobora kurekura umuvumo ku mwana w'umuntu uwarusha, wa mwana w'umuntu yaba atizera, yaba adasenga, yaba atabana n'Imana, uwo muvumo wa kirozi ugafata uwo muntu. Nanone Satani ubwe ku giti cye yakuvuma, Imana nayo ubwayo yakuvuma, iyo mivumo yose igafata ubuzima bwawe, ugasanga noneho ubaye mu buzima budahirwa, byaracishijwe kuri abo bantu tuvuze aho ngaho. Ubu rero sasa tugiye kureba rero, nyuma yo kubona ni bande bavuma bigakunda ukaba ubibonye, tugiye kureba noneho sasa uko uwo muvumo ukorwa wo kudahirwa. Hanyuma tuduze mu isengesho, dusenge, tuhanagure. Twinjiye ni ukuvuga ngo Imana nimfasha turaza gutinda cyane muri iki cyumweru. Turaba icyumweru cyo gukomeza kuganira no gusenga amasengesho ahanagura imivumo y'ubwoko bwose butandukanye. Ni ukuvuga ngo rero nuhura n'ibibazo ukabona ikibazo kiragenda kikagaruka, ikibazo kiragenda kikagaruka, hari uburyo bubiri. Iyo icyo kibazo gisengerwa ntigicike, gihanurirwa ntigicike, iyo atari ikibazo cyihishe inyuma yacyo hatari isezerano ry'abadayimoni, hatari isezerano ry'abazimu, icyo kibazo kiba ari imbaraga z'umuvumo. Umuvumo niwo urimo uragiteza. Uwo muvumo rero iyo udahanaguwe, icyo kibazo gikomeza gucika, mbambe gikomeza kubaho ntigicika. Uwo muvumo iyo udahanaguwe, icyo kibazo gikomeza kugira gute, kubaho. Yeriko rero ku bwa Joshua wari umaze kurekura uwo muvumo, ni ukuvuga ngo uriya muvumo ntabwo wagombaga kugira gute, habuze umuntu uhagarika mu myaka Joshua amaze gupfa, habuze umuntu uza ngo awukureho. Uwamukurikiye ntiyaza ngo awukureho kugeza ku ngoma ya Ahabu. Ku ngoma ya Ahabu nibwo hahagurutse washatse kubaka biriya bikingi, uwo muvumo uramufata. Bisaba rero kugira ngo iyo muvumo, iyo wagenzuye ugasanga hari ikibazo cy'umuvumo, umuvumo ari uri guteza ibibazo, umuvumo ari guteza ibibazo, bisaba kugira ngo umuvumo uze ukurweho. Umuvumo rero ushobora gukurwaho nanone n'umuntu nk'umuntu w'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana uri mu mavuta, usenga cyane, uri mu nzego zo hejuru, wabyimikiwe, ufite ububasha, uri mu mavuta y'Imana, utaryarya, utabeshya, ubihagazemo neza, afite ubushobozi bwo guhagarara ku buzima bwawe agahanagura umuvumo umubyeyi wawe yakuvumye igihe
umubyeyi wawe yaba yarakuvumye atarakijijwe, atarasengaga, cyangwa se igihe yaba yarakuvumye akurenganya. Umukozi w'Imana wafashe nk'umubyeyi wawe mu buryo bw'umwuka, mu isi y'umwuka ashobora guhanagura umuvumo ababyeyi bakuvumye. Mu isi y'umwuka umukozi w'Imana uri mu mavuta ye, uri mu mwanya we, ashobora guhanagura umuvumo w'umuryango wawe ku buzima bwawe. Mu isi y'umwuka umukozi w'Imana uri mu mavuta ye, uri mu mwuka, ashobora kuguhanaguraho umuvumo w'abarozi. Mu isi y'umwuka umukozi w'Imana wabihamagariwe uri mu mavuta ye ashobora kuguhanaguraho umuvumo w'ubwoko bwose, igihe ufite umutima wera, igihe ufite umutima ukiranuka, igihe ufite umutima wubaha Imana. So rero reka dusome ijambo ry'Imana turebe uko umuvumo wo kudahirwa utegurwa ukarekurirwa ku buzima bw'umuntu. Twinjiye muri Yeremiya igice cya 22, reka tuhere ku murongo wa 29 hanyuma dusome n'umurongo wa 30. Yeremiya igice cya 22 umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa 30. Handitse ngo wasiwe, 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 umva ijambo ry'Uwiteka. So uyu ni Yeremiya arimo aravugana n'isi, ariko iyi si ari kuvugana nayo ni isi y'ubutaka. Akayibwira ngo umva ijambo ry'Uwiteka. Kumbe ubutaka, isi bishobora kumva ijambo ry'Imana. Aho umwana w'umuntu atabasha kumva ijambo, ubutaka bwo, isi yo ishobora kubwirwa ijambo ry'Uwiteka. Rya jambo ry'Uwiteka isi ikarikodinga, yamara kurikodinga ikarisevinga, ikaribika. Noneho sasa umva uyu mukozi w'Imana Yeremiya arimo aravugana n'isi. Arayibwira iki rero? N'icyo agiye kuvugana n'isi, n'icyo agiye kuvugana n'ubu butaka. Ngo uku niko Uwiteka avuga ati, nimwandike uyu muntu ko ari incike. Isi irabwiwe ngo yandike ko umuntu uvugwa hano, umuntu hano batavuze uwo ari we, ngo iyo si yandike ko uwo muntu agomba kuba incike, ngo kuko uwo muntu atazahirwa akiriho. Isi yongera irabwiwe ngo uwo muntu ntazahirwe akiriho, ngo kuko ari naho mu rubyaro rwe uzahirwa, ngo abe ku ngoma ya Dawidi kandi ategeke Ubuyuda. Urumva ko uyu muntu isi ibwiwe yuko igomba kwandika ko uwo muntu agomba kuba incike. Kabiri, ibwiwe yuko atagomba guhirwa akiriho. Gatatu, ibwiwe yuko ntawo mu rubyaro rw'uwo muntu uzahirwa ngo abe ku ngoma, cyangwa se abe umutegetsi, abe umuyobozi. Reka nkubwire, wumvise iby'uyu muvumo. Uyu muvumo urekuwe gute rero? Ukozwe gute? Uyu muvumo ukuntu ukozwe, turabona umukozi w'Imana Yeremiya afashe isi cyangwa se ubutaka, atangira avugana nabwo. Mu kubwira bwa butaka abubwira ngo bwe ubutaka bushobora kwandika icyo bubwiwe bukakibika, dukurikije icyo ijambo ry'Imana rivuze. Noneho bwamara kucyandika, ubwo butaka bwanditse kikamera gutyo. Ahangaha rero sinzi niba hari icyo uri kwiga, sinzi niba hari icyo uri gusobanukirwa. Birashoboka mu buzima bwawe hakaba hari uwavuganye n'ubutaka bwawe akabubwira ngo ntuzahirwe, akabubwira ngo ntuzubake urugo, akabubwira ngo ntuzabyare, akabubwira ngo mu muryango wanyu ntihazagire umuntu uvamo ngo wubake urugo rube rwiza. Akavugana n'ubutaka akaburekuraho umuvumo, akavuga ngo mu muryango wanyu ntihazagire umukobwa uzagira indangagaciro nzima, bose bajye babyarira mu rugo, bose babe birara. Birashoboka akaba ari uwavuganye n'ubutaka bw'iwanyu
avuga yuko abahungu bo mu miryango wanyu bose nta n'umwe uzatobora, bazajya barangirira mu biyobyabwenge cyangwa bagapfa ntacyo bagezeho. Umuvumo ni amagambo mabi arekurwa ku buzima bw'umuntu, ariko ayo magambo akarekurwa n'umuntu uri mu bundi butware, ba bandi twavuze dutangira, akaba yayarekura. So aya magambo rero ni amagambo akaze cyane yabwirwaga isi, akabwirwa ubutaka bw'uwo muntu, ngo uwo muntu ubutaka bwandike ko abicike. Kumbe hari imiryango yacitse neza ibicike tugira ngo nibisanzwe, kumbe yaratuyeho iki? Umuvumo wo kuba incike. Hari abantu bagenda baratuyeho ijambo ry'uko batagomba kuzubaka urugo. Hari abantu bagenda baratuyeho ijambo ryo kuzaba indaya buziraherezo. Ugasanga umwana arakuze ariko yisanze mu buraya. Ubwo buraya atarabwikururiye, kumbe ni umuvumo yarekuriweho, ni ijambo ry'uburaya yarekuriweho. Hari abantu bagenda ibyo bakora bigaferinga bikanga batazi icyo bazira, wowe ukibwira ngo ni umurozi, kumbe waroze wowe, kumbe yaroze famiye yawe irozwe, kuko nawe uyibarizwamo, wisanga wafashwe n'uwo muvumo w'iyo famiye uturukamo. Kuko urumva uyu muntu ntabwo arekuriweho ijambo wenyine, ntabwo isi yiwe ari ibwiwe gusa, ntabwo ubutaka bwe ari bwo bubwiwe gusa. Niba ubyumvise, bwabwiwe ngo bwandike ko uwo muntu agomba kuba incike, ngo bwandike ko uwo muntu atazahirwa akiriho, bwongera kubwirwa ngo kandi n'uwo mu rubyaro rwe ntawe uzahirwa. Ni ukuvuga ngo uyu muntu arekuweho ijambo ryo kudahirwa, ariko kandi ntibigarukiye kuri we, uwo muvumo ufashe no ku muryango we n'umuryango we. Birashoboka ukaba wararekuweho imbaraga z'umuvumo wowe n'umuryango wawe, ugasanga murimo muraca mu ntambara zikomeye n'umuryango wawe, ariko zihuye n'ijambo umuvumo warekuwe ku muryango wawe. Ndaje mpagaze mu mavuta yampamagaye muri Yesu Kristo, ndaje mpagaze mu mavuta ya gitambye, ndaje mpagaze mu mavuta y'ubukozi bw'Imana. Imana yampamagaye kuva kiri mu nda ya mama. Ndakubwire ko njye mu bwana bwanjye natangiye gukina ibintu byo gukorera Imana mfite umwana w'imyaka nk'itanu. Niho natangiye kuzajya nkina mbatiza abana bagenzi banjye mfite imyaka 5, nkabajyana mu mukenke w'ibyatsi birebire, hambara ikanzu mwita ko ndi umupasiteri, nkazajya mbatiza abana muri ibyo byatsi. Imana yampamagaye nkiri mutoya, impamagarira uyu murimo wa gitambyi. So nk'umutambyi sasa uhagaze mu mavuta ye no mu rwego no mu nzego Imana yampamagayemo, ndaje kugira ngo dusibe kandi duhanagure izi mbaraga z'umuvumo warekuweho. Niwizera, reka nkubwire, ibyacu bikorera mu kwizera, utizeye ntabona rezilita. Kuko urebye uyu muntu wavuganaga n'ubutaka, we mu bitekerezo bye yizeraga yuko ubutaka bwumva, we yizeraga ko ubutaka ibyo abubwira bugomba kubyandika kandi bigatererwaho kashe ko bigomba kugenda gutyo. Niba wabyumvise yatangiye avuga ngo wasiwe gatatu, ntabwo yavuze rimwe. Uyu muntu yarazi icyo ari kuvuga. Mu isi y'umwuka gatatu ni igihamya. Wibuke ko n'Imana ari Imana y'ubutatu butagatifu bimwe. Ikintu kivuzwe gatatu kiba gishimangiwe. Umugozi w'inyabutatu ntabwo upfa gucika. None rero uyu muvumo kugira ngo ufate hatuwe gatatu, isi irabwirwa ngo wasiwe. Umva ijambo ry'Uwiteka. Ariko uyu wavugaga yari umuntu.
ntabwo ari Uwiteka wari uri mu ijuru, ahubwo Uwiteka yarakoresheje akanwa k'umuntu. Reka nkubwire ko Uwiteka akoresha akanwa k'abakozi be bagahumanura abantu b'Imana bahumanyijwe. Uwiteka akoresha akanwa k'abakozi be bagakuraho imivumo abantu boherewe. Uwiteka akoresha akanwa k'abakozi be agahana inkozi z'ikibi. Aka kanya rero uyu ni Yeremiya wavuze ngo abwira isi ngo umva ijambo ry'Uwiteka. Uko niko Uwiteka avuga ati, ariko Uwiteka hano Uwiteka uri kuvuga ni Yeremiya uvuga ngo uko niko Uwiteka avuga ati. Mu yandi magambo Uwiteka akoresheje akanwa ka Yeremiya nako gatangira kuvuga ngo umva uko Uwiteka avuga ati, nimwandike ko uyu muntu ari incike. Ubwo muntu yisanze mu buzima ari incike, abantu bamushizeho asigara ari wenyine. Kabiri dongera ubwo butaka burabwirwa ngo mwandike ko atazahirwa kiriho. Urumva ubutaka burimo burarikodinga, burumva bugahita bwandika bati ntazahirwa kiriho. Ubutaka bukongera bukabwirwa ngo kuko ari ntaho mu rubyaro rwe uzahirwa ngo abe ku ngoma. Muri uru rubyaro hatuye ko nta muntu uzaba ku ngoma. Hari imiryango yatuye yuko nta muntu uzava muri iyo miryango ngo ahave akomere, aho umutunzi cyangwa umukire. Imbaraga z'Imana zikureho umuvumo kuri uwo muryango wawe no ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuryango warikuweho umuvumo yuko utazigera wubaka urugo ngo rukomere. Imbaraga z'Imana zikure umuvumo kuri wowe no ku rubyaro no ku muryango wawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuryango waturiweho yuko bataziga ngo basoze. Imbaraga z'Imana zikureho umuvumo wo kutiga ngo musoze mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuryango usanga waraturiweho umuvumo yuko utazahirwa muri buri kimwe cyose. Imbaraga z'Imana zikureho umuvumo mu izina rya Yesu. Hari imiryango yaturiweho yuko hatazava abayobozi. Uwo muvumo uve zopetese kiriyahoria kuri uwo muryango. Ndaje imbere y'Imana Data wa twese nkuzana nawe imbere y'Isumba byose. Ndasenga kugira ngo buri muvumo wose uri hejuru y'ubuzima bwawe, warekuwe n'abakozi b'Imana ku buzima bwawe, warekuwe n'abarozi ku buzima bwawe, warekuwe n'abantu bagukuriye bakuruta mu myaka ku buzima bwawe, warekuwe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima n'abarozi ku buzima bwawe. Ndatura ngo buri muvumo wose wazeraga mu kirere cyawe uri kunyumva, buri muvumo wose wari uri hejuru yawe n'uwari uri aho ugenda n'aho unyura, ndarekura amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba ngo agukoreho umuvumo mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekura amaraso Yesu Kristo yavuye mu rubavu rwe ngo agukureho umuvumo mu izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu isi y'umwuka nitwaje amaraso Yesu Kristo yo nizereramo kubohokeramo, nitwaje amaraso Yesu Kristo n'izina rya Yesu Kristo nizereramo kunkuraho umuvumo w'abantu n'uw'abarozi n'uw'isi n'uwa Satani. Zopeteze kiriyahoria. Ndatura ngo buri muvumo wose mu izina rya Yesu Kristo warekuriwe ubutaka bwanjye, warekuriwe ikirere cyanjye, warekuriwe isi yanjye, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndatura ngo umuvumo ndawuhanagura mu izina rya Yesu Kristo, ndawuhanaguza amaraso Yesu Kristo, ndawusibisha amaraso Yesu Kristo, ndawusibisha amaraso Yesu Kristo. Ndarekura mwami imbaraga zawe kugira ngo zimanukire mu isi yanjye mwami, mu isi yanjye y'umwuka. Amagambo yose yari yarahabibwe y'imivumo, amagambo yose yari yarahabibwe yo guferinga, yo kunanirwa, gutsindwa, kudahirwa katika jina, ayo magambo yose yari yaragiye aterwa mu isi yanjye y'umwuka, arekuwe n'ubupfumu n'ubupfumu, arekuwe n'uburozi butandukanye, arekuwe n'akanwa gatandukanye, zina rya Yesu Kristo ndayarandura. Zopeteze kiriyahoria. Handitswe yuko Uwiteka ashyize ijambo rye mu rurimi rwanjye no mu kanwa kanjye, nshyira hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya no kubaka ndetse no gutera imbuto. Ndi mu mwuka, ndanduye amagambo yose y'imivumo
yaratewe mu isi yanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti avuga pakazoka amagambo yo kudahirirwa, mivumo yo kudahirirwa mu byo nkora, mivumo yo kudahirirwa katika jina Yesu mu buryo ngambirira, katika jina Yesu mivumo yo kudahirwa muri buri kimwe cyose ngezemo kandi ninjiyemo ndayisibisha amaraso Yesu Kristo. Ndatura ngo ndahiriwe nduwahiriwe mu izina rya Yesu, ndahiriwe nduwahiriwe mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, ndahiriwe nduwahiriwe mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, ndahiriwe nduwahiriwe mu izina rya Yesu Kristo ukinga ntihagire ucinkura, ndahiriwe nduwahiriwe mu izina rya Yesu Kristo wanesheje urupfu akanesha ikuzimu, mu izina rya Yesu Kristo wahawe ubutware bwose ku bantu bose katika jina la Yesu. Buri muvumo narekureho na buri muntu wese, nanjye mpagaze muri Yesu Kristo washyizwe hejuru y'abantu bose, wahawe ubutware ku bantu bose. Ndatura ngo buri muvumo wose, ndatura na buri muntu wese katika jina la Yesu. Waba ari umuvumo warekuwe ku muryango nkisanga ndi kujyaninga umuvumo muryango mu izina rya Yesu, umuvumo nitandukanye n'umuvumo muryango wose katika jina la Yesu. Yaba ari umuryango w'umwuka cyangwa se umuryango w'umubiri wa jina Yesu mu maraso nihanagura imivumo mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, nkoresheje amaraso Yesu Kristo mpanaguye umuvumo wose ngo naba mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Naragiye ninze ntabizi nkawe nkifatanya nkagendana n'umuntu uri wo muvumo nk'uwo, nkasanga mwami nasangiye umuvumo nawe zope sekiria holia rapa tasa karababari uboneza kiria nitandukanyije na buri muvumo wose katika jina la Yesu wajejetaga kandi waruburi misi yanjye. Ndawuranduza imbaraga za Yesu Kristo, ndawuranduza imbaraga z'ijambo ry'Imana, kuko handitswe yuko Yesu Kristo yigize ikivume kugira ngo mbashe kuvumurwa mpabwe umugisha nk'uwo Abrahamu yahawe katika jina la Yesu zopete sekiria. Ndatura ngo nawe wanyumvaga kano kanya buri muvumo wose wari ukuriho ukuvao mu izina rya Yesu, ukuvao mu izina rya Yesu, ukuvao mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu zopete sekiria holia. Ndatura ngo buri muvumo wose wo kudahirwa wari uri mu isi yawe y'umwuka, wari uri ahutuye, wari uri mu isi yawe katika jina la Yesu ukuzengurutse kandi uhaguruka ukagendana nawe, waryama ukaryamana nawe, wakora ibyo yewe wagira icyo ugiye gukora ukagikorana ukagendana n'uwo muvumo wo kudahirwa. Ndatura ngo umuvumo kuveho mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ndatura ngo uwo muvumo kuveho pete sekiria katika jina ewe wa muvumo iva ku buzima bw'uyu muntu katika jina la Yesu. Ndamuvumura kano katika jina la Yesu, ndamuvumura kano kanya muhesheje umugisha wo guhirwa mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, muhesheje umugisha wo guhirwa, mwaturo guhirwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami mukiza n'umucunguzi kubw'uyu muntu ukuyeho izi mbaraga z'umuvumo. Nuhabwe amashimwe, nuhabwe icubahiro, nushyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ngaho rero reka imivumo yose yari yaratewe mu maraso ye, yari yaratewe ku mazina ye, yarekuriwe ku mazina ye, yarekuriwe ku mirimo akora, yarekuriwe mwami ku hazaza he hazaza, yarekuriwe ku mibereho ya none, yarekuriwe ku byo akora byose. Ndatura ngo iyo mivumo iguhanagurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo iyo mivumo iguhanagurweho mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze mwami kubw'imivumo ihanaguritse kuri aba bantu, izina rya rihabwa icyubahiro. Umva shuti mukundwa muri Kristo Yesu, imivumo kugira ngo ihanagurwe rero urabizi kugira ngo umukozi w'Imana yani Isaka agiye gupfa, hari ikintu yakoze kugira ngo abana biwe bahabwe umugisha. Yakoze iki rero? Yahamagaye umwana wari imfura, aramuga ati mwana wanjye genda umbagire uzane nge genda umpigire umuhigo, numara kumpigira umuhigo unyokereze untekera gatukura, numara kuntekera igitukura maze uzane nge nguheshe umugisha. Ndayakubwira ngo umugisha iyo ushaka kugira ngo ufate ku buzima bwawe, iyo ushaka umugisha kugira ngo ufate ku buzima bwawe, ushaka umuntu ubona koko waboneraho umugisha, wakwatura amagambo meza uri mwumugisha. Hari abantu mu kanwa kabo batagira imigisha mosheri, ushobora guha umuntu ikintu ukamuha wamuha n'ibintu ariko ugasanga nta mugisha agira. Nta muntu utanga icyo adafite, ntawe utanga icyo adafite, buri wese atanga icyo afite. Ushaka umuntu ubona uri mwumugisha w'Imana,
yani urimo ya magambo y'umugisha, muntu uri mu mavuta, uri mu butware bwe, ukagenda ugakora ikintu runaka ku buzima bwe. Nk'uko ubona Isaka yabwiye umuhungu we ngo nagenda mubagire aze arye ahage, namara guhaga muri kureho amuhesha umugisha. Umwana akagenda koko agiye guhiga kugira ngo azanire se arye amuheshe umugisha. Ntabwo umugisha rero upfa gufata gutya no kuza gutya. Ndavugana nawe wowe ukora ibintu ntibigende, ndavugana nawe wowe ubona ukubise imyaka n'imyaniko ibyawe byaranze, urateretwa bagenda. Menya ngo hari imbaraga z'umuvumo zikuriho, zarikuriwe ku rushako rwawe, zarikuriwe kuri relationship yawe. Ubega icyo ukoze cyose urahinga ntiweze, ugerageza gutangira ikintu nticyemere ngo ntugisoze, kugira ngo umuvumo utera icyo kintu, umuvumo ugucisha muri ibyo ngibyo. Kuko bisaba kugira ngo twinjire ibwina, twinjire mu mwuka, turebe ngo uyu muvumo uterwa n'iki. Hari imivumo iterwa n'ibyaha by'abantu nk'uko twabivuze, ibyo baciyemo n'ibyo bakoze. Hakaba indi mivumo idaterwa n'ibyaha by'abantu baba barakoze, ahubwo ari imivumo ishingiye mu muryango. Nk'uko tubonye uyu muntu we yarekuweho umuvumo n'umuryango we. Ubwo ugasanga rero hari umuvumo ahubwo wowe ikibazo cy'uwo muvumo ni umuvumo ushingiye mu muryango uvukamo ukugendaho. So twabonye ko n'abarozi bashobora kukurekuraho imbaraga z'umuvumo. Twabonye yuko na bamwe mu bakozi b'Imana ushobora kubabaza umukozi w'Imana ukamukomeretsa akakurekuraho imbaraga z'umuvumo. Twabonye yuko mbega twabonye abantu batandukanye, ababyeyi twabonye ko bakurekuraho imbaraga z'umuvumo. Iyo ushaka rero kugira ngo wikureho umuvumo uhezagirwe n'Imana, ushaka ituro ryiza, sanga umukozi w'Imana cyangwa se impano runaka. Hari uburyo yaba ituro, hari uburyo yaba impano. Ugashaka impano, ugasanga umukozi w'Imana runaka, ukamubwira ati mpesha umugisha. Waba ugifite umubyeyi wawe ukiriho, nawe birashoboka. Umubyeyi wawe niba akiriho, ukaba umubonamo ubushobozi bwo kurekura umugisha ku buzima bwawe, cyangwa se akaba afite uzi ko umuzimwe amagambo y'umugisha, genda umuha impano, gift. Mbwire mama ndaje, papa ndaje, mpesha umugisha mubyeyi. Hari uburyo bubiri rero. Hari uburyo bwo kuba wasanga umukozi w'Imana ukamuha gift, cyangwa se ugatanga ituro ku gicaniro, ukamubwira ko ari ituro ushaka ko riguhesha umugisha, cyangwa se impano. Nakugiraga inama, cyangwa se ukajya ku mubyeyi wawe ukamubwira mubyeyi wanjye, papa wanjye, mama wanjye, ndaje ngo mpeshe umugisha. Ukamuha ya mpano nziza. Uwo mubyeyi wawe mu rukundo n'umunezero n'uburyo azishimiramo icyo umuhaye, n'uburyo azishimiramo icyo umushyize mu biganza, azakuvumura bikunde. Ariko ikibazo ushobora gusanga uwo mubyeyi nawe ariho, wenda nawe hari uwamurekuyeho iryo jambo. Nk'uko wumvise uyu muntu, isi we yarabwiwe ngo, isi we irabwirwa ngo niyandike ko uwo muntu azapfa ko ari incike. None ushobora gusanga rero uwo mubyeyi wawe umuvumo ukuriho ushingiye mu muryango w'aho uturuka. Umubyeyi rero atarandura wa muvumo, kuko cyane cyane iyo adakijijwe, reka mbisubiremo, cyane cyane umubyeyi wawe iyo adakijijwe, adafite ikirere kizima mu Mana. Niba umubyeyi wawe adafite ikirere kizima mu bumana, yego hari umugisha yakurekuraho, ariko hari n'iyindi atakurekuraho ngo bikunde. Hari umugisha umwe azaguha, ariko hari izindi nzego z'indi migisha atazagomorora ku buzima bwawe, igihe umubyeyi wawe adafite ikirere kizima cy'ubumana. Ariko niba uzi ko nyoko cyangwa se bafite ikirere kizima cy'ubumana, bakaba bafitanye ubusabane n'Imana, bakaba bafitanye ubumwe n'Imana, abo babyeyi bawe, papa wawe cyangwa mama wawe, shaka impano nziza, ishyire so, ishyire nyoko. Niba uzi ko afite ikirere kizima cy'ubumana, akaba afitanye ubusabane n'Imana, akaba asenga yubaha Imana, yumvira Imana, sanga uwo nyoko wawe wakubyaye, sanga uwo so wawe wakubyaye. Nibiba ngombwa ukaba uzi ko hari ibyaha wakoze byakuzanira imbaraga z'umuvumo,
ubimwaturire. Hanyuma ndavuga nyoko niba afite ikirere kizima cy'ubumana, cyangwa ndavuga so niba afite ikirere kizima cy'ubumana, akaba ari umunyamasengesho, akaba ari umuntu ubana n'Imana, ugendana n'Imana. Musange umushyire impano nziza, umwaturire ibyo waba warakoze byose uzi byaba byarakuzaniye imivumo, umubwire akwatureho umugisha. Ariko niba uzi ko udafite ababyeyi nk'abo, choice ya kabiri ni ugutera intambwe ukegera umukozi w'Imana, ukagenda umushyiriye gift nzima ifatika, cyangwa se ituro rifatika, akamenagura imbaraga z'umuvumo waba ukuriho. Bibaye byiza akaba ari umukozi w'Imana ubasha guhishurirwa, kuko hari igihe usengera umuntu ugasanga mu mwuka ikibazo si umuvumo w'umuryango, ugasanga ikibazo si n'umuvumo w'ibyaha yakoze, ahubwo wakwinjira mu isi y'umwuka ugasanga ni umuntu yifatanyije n'umuntu uriho imbaraga z'umuvumo, ajoininga umuvumo w'umuntu runaka. Ejo tuzaganira iryo jambo, turebe ukuntu ushobora kugendana n'umuntu uriho imbaraga z'umuvumo, none ugasanga ujoininze, usangiye nawe wa muvumo. Tuzareba ukuntu ibyo tuzareba n'ibindi byaha umuntu ashobora gukora ugasanga arimo arasangira imivumo n'abandi. So ubwo icyo gihe rero niwe ushaka kugira ngo uvumurwe, Imana igukureho umuvumo w'ubwoko bwose. Twarimo tuvuga umuvumo wo kudahirwa, niyo topic y'uyu munsi, umuvumo wo kudahirwa niwo twavugaga. Ugasanga noneho sasa n'umuvumo kuba wakwisanga ubaye incike, kuko iri jambo ryabwiraga umuntu rivuga ko uwo muntu agomba kuba incike kabiri, kandi uyu muvumo ukaza uvuga ngo uyu muntu ntagahirwa akiriho gatatu, kandi ngo mu rubyaro rwe ntihakaturukemo uva uzicara ku ngoma. Mu yandi magambo ntihagaturukamo umuntu uzagira icyubahiro, umuntu uzakomera, iyo miryango izabe inyagisuzuguriro. Umuvumo nk'iyo ngiyo rero kugira ngo ikurwe, nakwerekaga process, inzira yo gukurwaho kw'iyo mivumo nta yindi niyo ngiyo. Kuba waba ufite umubyeyi usenga wubaha Imana, wumvira Imana, ukaba wagenda ukamutera intambwe ukamwaturira, ukamuha nka gift runaka, ukamusaba ko agusabira umugisha, kwaturaho umugisha, gift nziza kuri uwo mubyeyi wawe w'umubiri. Waba udafite uwo mubyeyi w'umubiri usenga wumvira Imana, akaba nta kirere afite cyiza cy'ubumana, bigusaba kugira ngo yego nubwo yaba adafite ikirere cyiza cy'ubumana, hari imigisha imwe n'imwe yakwaturaho bigakunda, ariko hari iyindi yakurekuraho ntibikunde, kuko atari muri cya kirere cy'umugisha w'Imana. So tera intambwe ushake umukozi w'Imana, wowe wiyumva mu bwawe ku giti cyawe, wowe wiyumva mu bwawe ku giti cyawe, umutima wawe ukuyobora, ugenda umushyiriye impano nziza, cyangwa se ujyana ituro ryiza. Iyo tuvuga ituro ryiza nyine ni ituro ryiza, hari amaturo mabi n'amaturo meza. Na Yesu Kristo hari amaturo yagaye mu gihe abantu bazaga gutura bari mu rusengero. N'Imana mu gihe cya Kayini na Abeli yagaye ituro rya Kayini. Hari abantu rero bajya gutura Imana bagatura nyine amaturo ahubwo yabazanira imivumo. Nujya gutura Imana ujye utura ituro ryaguhesha umugisha, ntugatura ituro ryakuzanira umuvumo. None navugaga rero, shaka iryo turo ryiza, usange umuntu w'Imana uwo ari we wese, wowe yumva mu bwawe, umwaturire ibyo wakoze, umubwire ngo nsabira umugisha k'Uwiteka, mbashe guhirwa mu byo nkora. Uzabona uhirwa mu buzima bwawe kuruta bya bindi baba bababwira ngo nimwoge imyunyu yo mu nyanja, kuruta bya bindi bajya bababwira ngo nimugire gutya na gutya ngo amafaranga ari isuka. Umugisha nyamugisha uturuka ku Mana, uturuka ku yaremye ijuru n'isi. Iyo ufitanye ikirere, ufitanye ubumwe nayo, ugahura nayo, Imana ikumugisha. Ana yahawe umugisha wo kubyara biciye mu ijambo umutambyi yamwaturiyeho. Yari amaze igihe kirekire asengana amarira n'agahinda, ariko yarabuze umutambyi, ataragira amahirwe yo guhura n'umutambyi ngo amwatureho ijambo ryiza rimuhesha umugisha. Kandi urabizi ko yahise ajya guhigura umuhigo imbere y'Uwiteka. Reka ngarukira aho ngaho, nakugiraga inama nkwereka process y'uko umuvumo ukurwaho. Imana iguha umugisha.
Imana ikugirire neza. Nongeye kukwaturaho kugira ngo buri muvumo wose wo kudahirwa wari ukuriho, amaraso Yesu Kristo awuhanagure ku buzima bwawe. Wacimera Yesu, ndatura ngo amaraso Yesu Kristo, nkoresheje amaraso Yesu Kristo ninjiye mu mwuka, mu kirere cy'umwuka katika jina la Yesu. Nongeye kurekura ngo nongeye kurekura no kunyanyagiza amaraso Yesu Kristo mu kirere cyawe, kugira ngo mu kirere cyawe kihanagurwemo imivumo yose y'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo wakire kubohoka, wakire gukira. Ubundi ukurikize iyo process nakubwiye, urebe ko Imana itakuha umugisha igukuha imivumo y'abantu bakuvumye. Imana ikugirire neza, Imana igufashe kandi Imana igukomeze. Wari kumwe nanjye Pastor Justus. Kanda subscribe, tujye tubana hano ku Isengesho Ribohora Official. Dutere inkunga, duhesheje umugisha bajya badutera inkunga. Hari abantu tujya tubona, hari uwitwa Lilian cyane. Wowe Lilian sinkuzi, ariko Uwiteka aguha umugisha. Uwiteka aguha umugisha. Nkunze kubona ushyiraho 2,000, 1,000 gutyo. Lilian, Yesu aguha umugisha mu izina ry'Yesu. Uwiteka akingura imiryango imbere yawe mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Nkwatiraho umugisha Lilian. Gubwa neza muri byose. N'abandi bose mugenda mugerageza kudutera inkunga, muhabwe umugisha. Imana ibagirire neza. Shalom shalom.